Bishop Gafaranga Habiyaremye basanze icyaha cyo gukubita no guhohotera umuntu kimuhama. Icyaha cyo goza kunkeka umugore kiramuhama. Inshuti zanjye rero hari ibintu bigafa ku mutima y'abantu bose, ariko ntibamenya aho kuri iyi nshuro turagaruka ku nkuru y'ikuvugisha abantu benshi kandi ku mbuga nkoranyambaga, ifungurwa rya Bishop Gafaranga. Uyu mugabo amaze igihe avuga cyane mu itangazamakuru, mu madini ndetse no mu baturage, yongeye kugaruka mu itangazamakuru nyuma y'igihe yaramaze mu buroko. Ariko se koko ni amahoro cyangwa intangiriro y'ibindi bintu bibi bishobora kumusubiza muri gereza ngo agiye kubaho nk'ingorwa? Ibyo nibyo tuganira uyu munsi nk'ibisanzwe. Njyewe Sam Kki Dabble, kurasa subscribe tuzashirwa n'ibiganiro nk'ibi. Atashe agiye kuraza umugore. Ubu tuvugana rero ngiye kurana ati murava tusasa uburiri kugira Gafaranga nata araraheza baye. Rero murabizi nkuko twabimenyereye, Gafaranga amenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga umuvuga butumwa w'intyoza ufite amagambo akomeye y'Imana ndetse no musenge hose yagiye amenyekana hose turamuzi. Yakunda kuvuga cyane ku mico y'abagore n'imyitwarire y'abashakanye, ariko ubwo yashinjwaga ihohotera n'imibanire mibi n'umugore we natitwararika ibintu byarahindutse. Ubushinjacyaha bwavuga ko yamuhozaga ku nkeke, rimwe na rimwe akamukubita ndetse akavuga no ku ngingo y'imibonano mpuzabitsina yashaka kumukoresha ku gahato. Bino bintu rero byashinjwaga abantu bamwe bagiye babyita imyitwarire y'ipagani ku muntu wambaye isuti y'Imana. Ibi byose rero byatumye abantu benshi bibaza bati ese Gafaranga ni intumwa y'Imana cyangwa ni umuntu wagaruwe n'iby'isi? Bagakomeza bakibaza bati ese ko umugore we niwe wamushinje bino bintu byose cyangwa hari ibindi bintu byari byihishe inyuma ye? Ku itariki ya 10 y'Ukwakira 2025 urukiko rwagasaba rwatangaje ko Bishop Gafaranga afunguwe nyuma y'uko ahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe usubitswe. Yari amaze amezi 5 n'iminsi 5 afunze akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no kumenyesha umugore we ndetse no kumuhoza ku nkeke, ariko urukiko rwatangaje ko ngo rwamuhamije icyaha ariko rumuhaye igihano gisubitse. Ibyo bivuze ko mu gihe cy'umwaka umwe uhereye kuri uwo munsi Bishop Gafaranga afunguweho namuka akoze ikosa na rimwe azahita asubizwa muri gereza nta kugoragoza kugira ngo arangize igihano nyine. Gafaranga rero ubu ngubu ari hanze ariko afite isaku iri ku kuboko, umwaka wose ageragezwa. Ndakeka ko ari ikigeregezo kuri we rwose kuko agakosa kamwe gusa kahita kamusubizayo. Nuko Bishop Gafaranga rero yafunguwe, abantu ntibahuriza ku itekerezo kimwe. Haravuga bati yoherejwe n'Imana, n'imbabazi z'Imana zatumye afungurwa, atubwiye atakambeye Imana muri gereza n'ibyo byatumye Imana imufungurira inzira akaba bamurekuye. Ariko abandi bo bati oya ni amayeri y'abantu. Haravuga ko nyuma y'urukiko ngo hari bifashishije izina rye n'ubwamamare bwe kugira ngo asohoke. Mu Rwanda rero iyo myumvire iraganje mu mitwe y'abantu benshi, batekereza ko iyo umuntu afite izina cyangwa amafaranga ngo ubutabera bwo butamugendaho cyane kimwe no ko yaba ari umuntu usanzwe, ngo cyane ko ubushinjacyaha bwamusabaga igifungo cy'imyaka 5 ariko bakamuha urukiko rukamuha umwaka umwe usubitswe. Benshi benshi bagenda bavuga yuko ngo mu Rwanda umuntu ngo afite amafaranga ngo ndetse n'ubwamamare ngo urukiko rutamugendaho cyane ngo bitewe n'icyaha aba yakoze. Niyo mpamvu rero bamwe bavuga bati yafunguwe ariko isuku iri kwatinze ngo n'izina rye ryatinze. Gusa ibyo nibivugwa n'abantu bigatekerezwa nabo ntawabyemeza. Gusa ntitwakwirengagiza kubivuga ko bidatinze cyane Gafaranga azongera kwisanga muri gereza ngo yongeye gufungwa bidateye kabiri. Ubundi buri gihe iyo umuntu yafunguwe afite igihano gisubitswe biba bisobanuye ko mu mwanya wayo wose ko yasubitswe muri gereza rwose muri uwo mwanya bari hanze ukabara ko ari mu kaga kuko akoze agakosa gatoya yakongera gusubizwa aho yari n'ubundi. Kugira ngo ntabwo kiba cyarangiye ahubwo kiba cyahagaritse nyine cyasubitswe. Bino rero nizo bituma abantu benshi bavuga bati ubuzima bwa Gafaranga buri hagati y'imyuka 2 yo kumubaho no kumusubiza muri gereza. None se byashoboka ko yakongera gufungwa? Nibyo rwose birashoboka. Reka dusuzumire hamwe impamvu ishobora gutuma asubizwayo. Impamvu ya mbere ni ukunanirwa kwihangana mu rugo. Imibanire y'abashakanye ni isomo rikomeye. Iyo habaye amakimbirane umuntu akunda guteka cyangwa agakoresha imbaraga, ariko iyo ni inzira y'amakosa. Hagiye batungana wenda mu rugo ugasanga umugabo ari gushaka kwishyira ngo umugabo, ugasanga ari kuvuga nabi, ugasanga abwiye umugore we amagambo amusesereza. Ibyo ngibyo biba bihindutse icyaha. Gafaranga yavuze ko umugore we yashutswe n'imyuka mibi ikamutera kumubeshyira, ariko nanone twakwirengagiza ko umugore ashobora kugira uburenganzira bwo kutemera ikintu cyose mu rugo harimo no gukora imibonano. Murabizi hari bamwe bagiye bavuga yuko Bishop Gafaranga bashaka gukoresha ngo umugore w'imibonano ngo kandi atabishaka, ucyaka amubwira ngo bahindure ngo uburyo nyama umugore we natitwararika atabishaka. Bishop Gafaranga atitwararitse ibintu nk'ibi bikongera kubaho byahita bihinduka icyaha cya kabiri, kandi amategeko yakongera kumufata n'ubundi ugasanga asubijwe muri gereza. Uburyo bwa kabiri rero bwashobora gutuma Bishop Gafaranga asubizwa muri gereza ni uburyo abagore baremye. Mu buzima busanzwe hari abagore bashobora kwihangana ariko n'abandi batabasha kubyakira iyo bababajwe. Muravaneti yavuze ko yababariye umugabo we ariko zimbabazi zivuze iki? Niba imbabazi zidaherekejwe n'impinduka ngo Gafaranga ahinduke undi muntu mushya, n'ubundi izo mbabazi umugore yamuhaye n'urukiko zizaba imfabusa. Benshi bavuga ko Gafaranga n'umugore we bashobora kongera kugenda amakimbirane
kuko ubuzima bwo mu rugo ngo bwawo bushingiye ku byarimo amarira n'imvugo zikomeretsanya, ubutyo Bishop Gafaranga hosuje kugaruka n'undi akongera akabikora. Ubwo nabigenza gutyo inzira zagiye zizongera zifunguke nyine yisangeyo. Gusa hari n'abandi birengagiza ibi byose bakivugira ibyabo. Ku mbuga nkoranyambaga amagambo ni menshi cyane, bamwe bati ubwo yambitswe iroza ntabwo azongera gukora icyaha. Ubwo ati niba Bishop Gafaranga yarageze haya hantu akumva imibereho yayo itoroshye yari habi rwose ngo ntabwo azongera gukora ibyo yashinjwe n'ubundi. Abandi batirikada umugabo n'umugore we bahora barwana, baca n'umugani mu Kinyarwanda ati ntazimana ridakubanya amahembe, ngo Gafaranga agiye kubaho nk'inganzwa, ngo kandi natabikora ngo yashaka kugaragaza nk'umutwaye mu rugo azongera gusubizwa amazi iminsi ari. Bakamuha iminsi rero bavuga ati mu mezi 2 gusa azongera gukora ibyo byaha n'ubundi yongeye yisange hariya muri gereza. Ibyo byose rero bigaragaza ko abantu bamubona nk'umuntu ufite impano ariko ufite ikigeragezo gikomeye ari cyo kwihangana mu rugo no gucunga amarangamutima. Ikigaragara cyo ni uko urubanza rwa Gafaranga si urw'amategeko gusa, ni urwa kamere y'umuntu. Iyo umuntu avuze ko akunda Imana ariko agahinduka umunyabyaha mu rugo, ugasanga ari kwitwara nabi mu rugo, ntabwo aba akiri intumwa y'Imana nyine. Abantu bamubona nkayo ariko ntabwo aba akiri umuvugabutumwa rwose. Kandi ibyo ngibyo bihinduka isomo ku bandi, ibimugeraho byose bibabera ibandi isomo. Ubwo Bishop Gafaranga nawe akwiye kutubera isomo rwose. Niba Bishop Gafaranga yari ashaka kudasubiza hariya hantu, agomba kwihangana mu mubiri, mu magambo no mu rukundo, kuko icyaha yafungiwe nicyo gishobora kumusubiza muri gereza. Ikindi kintu gishobora gusubiza Gafaranga muri gereza ni amarangamutima ye. Igihe azongera kwibeshya mu gufurafuzanya n'umugore we Anete umurava, rero tumusengere ko natemera kuba mu buzima butuje, byanga byakunda yuko azongera gusubizwaho iriya muri gereza nyine. Bamwe barenga bakavuga bati agiye kubaho nk'inganzwa, ariko izo ngizo ntabwo yabitindaho. Niba adashaka gusubira hariya hantu niyemera abeho nyine uko abayeho. Njyewe ni Sam Kki Dabble nk'uko bisanzwe kwaza basabye kugira ngo tuzacibwa n'ibiganiro nk'ibi, aho dusesengura ibibera mu buzima nyabwo hagati y'amategeko, urukundo, imyitwarire y'abantu. Mwakoze cyane rero.